Reka dusenge abantu badatekereza ko mumenyereye cyangwa se muzi n'umuhanuzi umwepiskopi Bishop Rubanda muramuzi nkunze kubana namwe mu bihe bitandukanye senga mpanura sengera ibyifuzo bitandukanye uyu munsi rero ndashaka ko tuganira cyangwa se tuje mu mwanya wa Délivrance n'umunsi wo kwa gatatu tuba twirije tugasenga haba harimo amasengesho y'ibintu bitandukanye ndakora rero nk'umuhanuzi kore nk'umunyamasengesho nanone nongere nkoreho gato nk'umushumba ariko cyane cyane ndakora nk'umuhanuzi uyu munsi wo kwa gatatu mba nkora nk'umuhanuzi kugira ngo mfashe abantu batandukanye ubushize twashoboye kuvuga navuze ibyaha bitandatu abantu bagomba kureka uyu munsi nanone ndavuga ibindi bitandatu nanone abantu bagomba kureka kwirinda bakabivamo ndabizi yuko abantu ibyaha ntabwo biba bibamereye neza ariko barabikunda kubera ko baba bumva yuko ari byo bisa naho bibahaye amahoro y'akanya gato kandi bazacirwa urubanza cyangwa se bazabibazwa n'Uwiteka. Rero turahagararira mu ijambo ry'Imana Timoteyo wa mbere ibice 6 umurongo wa 12 haravuga ngo uje urwana intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Nanone ndongera mvuge mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 23 dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko wasezeranije ari uwo kwizerwa. Rero nagira ngo tuganire kubera ko ndi mu cyumba cy'amasengesho habamo ukuntu kwaho kwihariye ariko abanyamakuru ntabwo baba banyoroheye baba bakeneye protokole ndende uburyo baza gufotora amafoto ameze uri ikoti rirahengamye nicaye mpengamye ubundi mu by'ukuri kubera ko ndi mu cyumba cy'amasengesho iyo protokole ntabwo yashoboka cyane kubera ko nshobora kwicara nshobora gupfukama nshobora guhimbaza nshobora kuririmba nshobora ni uburyo bwinshi rero bukoresha. Rero nagira ngo mvuge ibyaha bitandatu nanone bihari abantu bagomba kureka. Hariho kwangana kw'abashakanye cyangwa se divorce cyangwa se gusenya ingo guhari muri iki gihe. Icyo ni icyaha kigwiriye kandi kirimo imbaraga nyinshi z'abadayimoni ariko abantu batamenya. Abadayimoni basenya ingo ariko abantu bakibwira ko ari ibikino, bakibwira ko ari ibintu byoroshye, bakibwira ko ari ibintu bitagoye ariko hari izindi mbaraga ziba ziri inyuma zirimo zisenyera abantu. Reka mfate urugero rutoya kandi abantu batari bumve bishimiye. Iyo tugiye gukora amakwe dufata abantu tukabagira ba pare abandi tukabagira ba marene. Ushobora gufata marene w'umusinzi, ushobora gufata marene w'umurozi, ushobora gufata marene w'umusambanyi, ushobora gufata no kuvuga ngo iyo ugize marene ari umurozi aragenda akagutegurira akakugurira ibikoresho akagusasira igitanda uwazashaka wagera mu rugo rwawe tubyare ukaba ingumba. Ushobora kugira marene akagutegurira ibintu byawe wahagera urugo rwawe mukagira imyaka 2-3 mugasenya urugo kandi byaturutse kuri marene byaturutse kuri pare udakijijwe utayoborwa n'umwuka wera ahubwo ukorera satani. Niyo mpamvu rero muri Délivrance tuvugamo amagambo akomeye kandi aremereye abantu badashobora kukurura mu bwenge ngo bikunde. Icyaha cya kabiri
n'icyaha cyo gutukana abantu batukana baza batukana bameze nk'abakina, baza batukana bameze nk'abarota, baza batukana bameze nk'aho ari ibintu by'ibikino, blague n'ibindi, ariko gutukana n'icyaha gikomeye kiri mu bantu benshi kandi bavuga kandi bakabishira mu bikorwa. Icyaha cya gatatu ni icyaha cyo kwishira hejuru. Reka mvuge ntanga urugero rutoya, ni ya protokole navugaga mu kanya bankoreraga bambwira ati ikoti meze gutya banze, ni ukuvuga ngo iyo bukeye abantu bazinduka bisokoza, bambara neza, bireba mu ndorerwamo, bisiga ibintu bitandukanye, baba bashaka kwifata neza, baba bashaka protokole nziza cyane. Ariko nagira ngo mbabwire ko kwishira hejuru bivana n'uko umuntu ameze. Ufite amafaranga, ufite amavuta meza, ufite isaha nziza, ufite umwenda mwiza, ufite urukweto rwiza, washokoje muri salo nziza igezweho, muba mukora ubushakashatsi mureba abasokoza uko bameze batandukanye, mugatangira kwigana abo bantu cyangwa se uko bashokoje kugira ngo namwe musokoze muri ubwo buryo, bikavanamo ihakazamo ikintu cya orgueil, kwishira hejuru, kumva ko uri igitangaza. Uzarebe abantu benshi bahindura uko bagenda, kugahinduka, uko bavuga bigahinduka, ururimi rugahinduka, uko bagenda bigahinduka, uko basokoza bigahinduka, bagenda bamwe hari abacumbagira ukagira ngo baravunitse, kumbe nuko bahinduye kugenda kwishira hejuru, kumva ko ari abantu badasanzwe. Abandi arireba mu ndorerwamo akabona n'umuntu mwiza, yahura n'abantu bamubwira ko ari mwiza, agahita atangira guhindura imyitwarire ye, akazamo ikintu citwa ubwibone, ubwirasi. Satani akaba arinjiye agatangira akabakoresha amakosa menshi. N'icyaha rero cyo kwishira hejuru abantu bagomba kukireka. Icyaha cya kane, gukunda amafaranga, gukunda impeya, gukunda amafaranga. Abantu bakunda amafaranga bakagera ubwo batakaza equilibre cyangwa se ubwenge cyangwa se ibitekerezo bigahinduka, imyumvire igahinduka, bakumva bahemuka, bakumva bakwica, bakumva barenganya, bakumva bamena amazu y'abandi, bakumva bahemuka mu buryo bukomeye kubera gukunda iki? Amafaranga. Amafaranga ni meza kuko aradufasha mu buzima bwa buri munsi, ariko nanone ntabwo ari meza kubera ko ashuka abantu, ateza abantu ibyaha ndetse n'urupfu, ibintu bibi byinshi. Umukozi w'Imana cyangwa se abakristo bagomba gukunda amafaranga mu rugero. Tugomba gukunda amafaranga ngo duteshe umurongo, duhemuke, tujye mu byaha. Icyaha cya gatanu, gukunda icubahiro. Hari ukwishira hejuru ariko hakaba n'icubahiro. Kundi icubahiro, abantu bakarwanira icubahiro kugeza ubwo bava mu murongo w'Imana. Kundi icubahiro. Icyaha cya gatandatu ni ishari. Ishari rituma umuntu ahemuka. Ishari rituma abantu bangana. Yosefu bene se baramugurishije, batekereje kumwica kubera ishari. Batekereza kumwica, batekereza kumugirira nabi kugeza ubwo bamugurishije kubera ishari, kubera ko babona ise amukunda. Iyo dukunzwe, iyo tuvuzwe neza, iyo abantu batuvuze neza, nza mbibona mu mirimo dukora ya buri munsi. Reka nje muri pastorale, navuze ko mvuga muri pastorale ho gatoya. Umushumba iyo ashimye umukristo mu rusengero, mu ruhame, ukavuga ko uwo mukristo ari umukiranutsi, ukavuga ko yitwara neza, ukavuga ko akora ibintu neza, havuka intambara idasanzwe. Abantu batangira kumugendaho, bakamwita amazina, bakamugusha, bakamusenya, bakamusebya. Kubera iki? Kubera ishari. Ishari ni umwuka mubi wa Satani unyura mu bantu kandi ukora ibintu bibi kandi bikomeye. Nagira ngo ibyo byaha ko ari bitandatu, ubushize navuze ibyaha bitandatu, nabibibutsa kugira ngo mubyibuke, ariko uyu munsi mvuze nanone ibindi byaha bitandatu. Ubushize navuze ko abantu bagomba kwihana icyaha cy'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi harimo ABC, bishobora kugera no kuri Z. Ni byinshi cyane ubusambanyi butandukanye
ariko navuze ubusambanyi ko abantu bihana ubusambanyi harimo n'utundi twinshi tujyanye n'ubusambanyi kandi turimo aho ngaho. Icyaha cya kabiri navuze ubushize, navuze kwihana uburozi, abantu ko bagomba kwihana uburozi. Icyaha cya gatatu ni ukwihana kurenganya. Icyaha cya kane ni ubujura. Icyaha cya gatanu ni uguharika Imana. Icyaha cya gatandatu navuze ubushize ni ubusinzi. Rero nagira ngo mbabwire, ese kubera iki mvuga ibi bintu, kubera iki ndiho mbabwira ibi bintu, kubera iki mbifuriza kwihana, kubera iki mbifuriza kubireka? Kuko ibi bintu nibyo byangije amarangamutima y'abantu, ibi byaha nibyo byangije isi, ibi byaha nibyo byangije ubuzima bw'abantu, kugira ngo abantu babeho, bagire umutekano, bagire ubuzima bwiza, bakundane, bavukane, baganire, basangire, basabane, babe umuntu umwe. Nuko mu by'ukuri birinda ibyaha. Ibyaha bituma abantu bahemuka, bituma abantu batakaza ubumuntu, bakagira umutima utari uw'Imana, kandi bigatuma batarama, bagapfa vuba. Abantu bapfa vuba kubera ibyaha barimo, bapfa vuba kubera ibyaha bagiyemo. Rero nagira ngo mbakangure kandi mbibutse nk'umuhanuzi, nk'umushumba, kw'ibyaha abantu bagomba kubireka. Nagira ngo mbabwire ngo ibyaha, hari abantu benshi bajya mu byaha kubera ubwoba. Ubundi tugomba guhagarara ku gakiza, tugomba guhagarara ku ijambo twakiriye, tugomba guhagarara kuri Yesu, tukamukomeza, tukamufata, tukamukomeza, ntitumurekure kubera ubwoba. Abantu batinya imibereho, bakagira ubwoba, bagahemuka. Abantu batinya imiyaga cyangwa se uko abantu babavuga, bigatuma batakaza umurongo wo kuramya Imana. Abantu baterwa ubwoba nabivuzeho amashirahamwe cyangwa se za koperative cyangwa se ibimina n'ubundi buryo abantu bakoresha bahuza amafaranga kugira ngo babashe kwiteza imbere. Abantu barabikora rimwe na rimwe, ariko bakabikora bafite plan cyangwa se strategy yo gusenya abantu, gutwara abantu. Iyo bakupangiye gahunda yo kukugusha, bakugendaho, bakagutwerera, bakakuganiriza, bakaguhamagara, bakaguha inkoko muri hoteli nziza ikomeye, bakaguha isaha, bakaguha amavuta, bakakugabira, bakaguha ibintu byinshi. Niyo mpamvu tugomba kumenya, ese abatugabira bose ni beza? Ese abadutwerera ni abantu bameze bate? Ese tugomba kwitwara gute mu isi ya none? Gusenga rero uyu munsi cyangwa se muri Délivrance nicaye mu cyumba cy'amasengesho. Icyumba cy'amasengesho niyo mpamvu mubona nicaye hasi, nicaye ku mukeka. Ubu ni ubuzima bwacu, ni ubuzima twabayemo kuva kera, 1989. Mu kwezi kwa kabiri nibwo natangiye gusenga, nibwo natangiye guhanura, nicara ahantu hasi. Ubungubu nicaye ku mikeka myiza. Ubundi twicaraga ku kirago cya Kinyarwanda, aho ni igihe twabaga twarimbye. Ubundi twafataga ibyatsi, tugatema ibyatsi, tukabisasa ahantu hasi mu ivu, tukaryama munsi y'ibiti, tukarara mu masengesho ariho dufite hicubahiro. Tugacana inkwi, imigano, tugakoresha imigano, ibiti, tugashaka inkwi, tugacana umuriro, twarangiza tukarara imbere y'umuriro dusenga, tuganira n'Imana. Uyu munsi kubera iterambere hari amashanyarazi, murabona za kamera ko murafilima. Ubundi twebwe ntabwo twabikoraga gutyo. Twe tugitangira twari mu cyaro, ahantu hatari amatara agaragara. Duhanura twakoreshaga ukwezi. Hari igihe mpano cyangwa se twatangiraga guhanura ari nijoro, tugasohoka tukaja hanze ku kwezi tukandika. Nabaga ndimo mpanura, abandi nabo bakandika ku kwezi, twifashishije ukwezi. Ariko mu mujyi hari n'igihe abantu batamenya ko ukwezi guhari cyangwa se gukora. Ukwezi kuramurikira abantu bagakora. Uko niko twatangiye dukoresha ibintu bisa naho biciriritse. Imana iduha amasezerano, iratubwira ngo hari igihe muzakoresha Icyongereza cyane, hari igihe muzaba muri ahantu hari amatara. Uyu munsi ko turahanura twicaye noneho ku mukeka. Niyo mpamvu nibutsa, ubundi nkamanuka nkicara. Ikoti nabaga nambaye koko ni ikoti rirerire nk'iri ngiri mubona,
kuva ico gihe kugeza uyu munsi. No kuvuga ngo ntabwo nigeze mbireka ikoti rirerire mba ndifite rirasaza kagura irindi, ryasaza kagura irindi naryo rirerire, kubera ko iri koti ryanje ubundi yo ndi mu cumba c'amasengesho riba ikirago, rikaba ikiringiti, no kuvuga ngo riba ibintu byose. No kuvuga ngo mba niteguye ko rikora mu buryo bumfasha. Rero nagira ngo nkundisha abantu gusenga. Gusenga n'ubuzima, gusenga n'ubuzima kandi n'ubuzima bwiza. Umukristo mwiza agomba kutibagirwa uko yatangiye asenga, ugomba kutibagirwa uburyo uganira n'Imana. Gusenga n'ubuzima bwiza bw'abizera, nuko tugomba guhora turi connecte ku Mana, ku mwuka wera w'Imana. Dutakaje umwuka wera tuba dutakaje ibintu byose. No kuvuga ngo dutakaje gusenga, dutakaje kuganira n'Imana, kwihana ibyaha, tuba dutakaje ubuzima, tuba tugiye kuba abantu bapfuye. Intumbi abantu iyo bapfa, abantu baza bibwira ngo gupfa ni ukuvamo umwuka bakagushingura, tukakujyana gushingura n'ibyo gusa. Ariko abantu bapfa mu mwuka. Gupfa mu mwuka nuko abantu baba batakaje ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwo kwihana ibyaha, ubuzima bwo guca bugufi, ubuzima bwo kugendana n'Imana, ubuzima bwo kwitekerezaho. Umukristo mwiza muzima uhagaze neza nuko ahora yihana, nuko ahora yumva kwicubahiro no gukomera ari iby'Imana. Rero nagira ngo nkangure abantu bose, baba abasore batinya gusenga, abasore batinya kwiyiriza. Je natangiye ndi muto, ndi umusore mutoya rwose, ntangira gusenga, ntangira kwiyiriza, ntangira kurara ubusa, gufata amasengesho menshi yo kwiyiriza ubusa no gusenga. Nibyo byampaye imbaraga, nibyo byampaye kwizera, nibyo byatumye ngira gukunda Imana mu buryo bukomeye, kugira ngo ngendane n'Imana mu buryo bwiza. Kugeza uyu munsi abantu barambira ngo none se kuri umuhanuzi ukomeye, bavuga ko ndi umuhanuzi ukomeye, ariko nje ndi umuhanuzi muto uciriritse kandi muto cyane, ushaka Imana, ushaka mu maso h'Imana. Gukomera ni ukubiteka. Abantu baravuga ngo umuhanuzi mukuru ugize imyaka myinshi uhanura, ariko nubwo ngize imyaka myinshi ariko ndacakeneye gusenga, ndacakeneye kurara imbere y'Imana, ndacakeneye kuganiriza Imana. No mu rugo mba mfite icumba c'amasengesho. Iki ni icumba c'amasengesho cacu duhuriramo ku rusengero, ariko no mu rugo mba mfite icumba c'amasengesho. Abandi bose bamara kuryama kagenda nkakinjira mu cumba c'amasengesho, kaganira n'Imana, kayiganiriza, nananirwa ngasinzira, nakanguka ngasenga, nkayiganiriza, nkayibwira, nkayibutsa, Imana igakora. Rero Imana tuza tuyihendahenda igakora ibitangaza. Ibi byaha navuze bitandatu, hari indwara zitandukanye abantu bafite. Hari abarwaye kanseri, hari abarwaye sida, hari abarwaye diabete, hari abarwaye imitsi, hari abarwaye umugongo, hari abarwaye corona, hari abafite ibibazo bitandukanye. Ibyo byose turabisengera, Imana igakora. Imana irakiza, Imana ni imbaraga. Hari igihe abantu bibaza ngo ariko ngo Imana ushobora gukiza gripe cyangwa se malaria, kubera ko hari za kinine, hari umuti wa malaria uboneka, ariko Imana ntabwo yifashisha imiti runaka. Imana irihagije, iyo ibishatse irakora, irakiza kandi itanga ubuzima bwiza. Nagira ngo mbakangurire kutagira ubwoba. Hari abayumbe twatangiranye, abanyamasengesho twatangiranye benshi bagize ubwoba babivamo, ariko nje nararebye abantu bagiye mu burozi, bagiye mu byaha, bagiye mu busambanyi, twarabanye mu cumba c'amasengesho, twarabanye mu gusenga. N'ubundi nje narakurikiye, nasanze n'ubundi no mu buzima busanzwe barabanyabwoba. Buriya ntugomba kugira ubwoba, ugomba kuba uri intwari, ugomba kuba uri umuntu utagira ubwoba. Ugiye gusenga Imana ariko ukaba umunyabwoba, Satani arakwinjirana, arasesera, agera ubwo agutinyisha. Ntugomba gutinya ikintu icyo ari cyo cyose, kuko mbere na mbere ugomba gushira Imana imbere y'ibintu byose. Imana niyo igomba kujya imbere, ikaba ariyo ukavuga ati garde fou cyangwa se umusingi, ibuye ry'ifatizo rikomeye. Mettete d'angolarimanse diva sankeri di Siria pote le vinite compassio des âges mite e consigne des alarivenitari. Imwumva ico Imana ivuga. Imana iravuze ngo bana banjye aho muherereye ku isi hirya no hino ku migabane itandukanye,
nta hantu na hamwe ntari, nta hantu na hamwe ndahagaze, nta hantu na hamwe ndatuye ndi Uwiteka. Ufite ibibazo bitandukanye, urumva urwaye, urumva ufite amahoro make, urumva ufite ikibazo gikomeye cyane cya kanseri ikumereye nabi. Humura, ndi Uwiteka Umwami Imana kandi nzi amaganya yawe. Dore warahize uravuga ngo Mana nuntabara ngakira nzaba mu nzu yawe nzakuramya. Reka nkubwire ngo ico gisebe, iyo ndwara, iyo kanseri ni indwara isanzwe, ni pepo ntoya kandi ishobora kwimuka isaha iyo ari yo yose. Reka ubwoba kandi nagira nkubwire ngo tuza, indwara iraceceka. Izere Yesu, iyi ndwara irahunga. Izere Yesu, iyi ndwara ivuye mu maraso, ivuye mu mitsi, ivuye mu magufwa, ivuye mu mubiri wawe. Mana ndagushimiye kukoze igitangaza gikomeye. Nimwumve ico Imana iriho ivuga. Hagiye kuza ububyutse bukomeye mu gihe kiri imbere, kandi Imana iravuze ngo ku migabane yose y'isi, mu nguni zose z'isi, mu duhugu duto n'ibihugu binini, hagiye kuzamuka ububyutse kandi bukomeye. Ndi Imana icisha bugufi. Dore ndi Imana izazana abantu bitwa abacuruzi batunze, bafite ubucuruzi butandukanye, bazaramya Imana, bazahimbaza Imana. Bamwe bazavamo abapastori, abandi bavemo abahanuzi, abandi bigisha ijambo ry'Imana, abandi abavuga butumwa, abandi bubake insengero. Uko mubona insengero mu gihe kizaza, insengero zizubakwa, hazubakwa amasinagogi cyangwa se insengero nziza zikomeye kandi zigezweho. Insengero zizaza zitangwa nka kurya kw'ituro. Uko mubona abantu batanga ituro, uko mubona abantu batanga icacumi, niko abantu bagiye kuzaza batanga ituro ryo kubaka inzu y'Imana. Mwumve uko ubuhanuzi buvuze. Imana iravuze ngo ibihumura neza cyangwa se ibintu byiza bizagaruka mu nzu y'Imana. Amazu meza cyangwa se insengero nziza, amazu atangaje y'Imana azubakwa, kandi insengero zizubakwa mu mijyi hagati muri za kapitali. Hazaza hubakwa insengero nziza z'intangarugero kandi zikomeye kandi nziza, niko Uwiteka avuze. Insengero zizubakwa mu buryo bukomeye kandi ububyutse bugiye kuzazamuka. Nubwo abantu bariho bavuga ngo ni imperuka kubera corona yaje, ngo ni imperuka, je nabihanuye mvuga ko hagiye kuzaza ikirwara gikomeye ari iyi corona. Iraje, nyuma yaho hazaza n'indi, nyuma yaho haze n'indi, ariko ubuzima bw'itorero buzakomeza, n'ubuzima bw'abantu buzakomeza. Abantu bazakomeza kwaguka no gutera imbere, kandi abantu bazakomeza gusenga no gukunda Imana, kandi ibihugu bizakomeza gutera imbere no kugira imigisha. Lute d'etat dise vasara miridisike posa civilisation etre. Abantu baguye benshi bazagaruka ku Mana. Abarozi mubona benshi bazakizwa, niko Imana ivuze. Bazakizwa, bazihana, bazareka ibirozi byabo, kandi bazaza babireka nibarangiza bapfe. Ndagushimiye Mana kutanze umugisha n'amahoro n'agakiza. Ndagushimiye kutanze ibyishimo no kuyoborwa n'Umwuka Wera. Bazaza bihana nibarangiza bahite bava ku isi, kubera ko bakoze amasezerano na Satani, ariko Imana izabakurayo bahinduke, bamenye ko Yesu ari Umwami. Nimwongera amasengesho, musengere ibihugu bitandukanye, musengera abapagani, musengera baguye bavuye ku Mana, bongere bagaruke. Kandi hazakorwa amasengesho mu gihe kiri imbere. Mbonye hakorwa amasengesho yo gusengera abapastori. N'amasengesho azakorwa n'abanyamasengesho, abayumbe bazaba batandukanye, ariko bazicara basengere itorero, basengera abashumba. Bazabafatira amasengesho y'iminsi 21 bari ahantu basengera abashumba, kandi ico gihe Imana izamanura umwuka ukomeye. Hazamanuka ubuhanuzi bw'abapastori kugira ngo uko bizagenda. Ubwo n'ubuhanuzi tuzavuga mu gihe kiri imbere, tuzavuga uko abapastori bazaba bameze, kuko hagiye kubaho amasengesho akomeye cyangwa se ihuduma ikomeye yo gusengera abapastori kugira ngo bagire umurongo, kandi Imana igira icyo ivuga ku itorero cyangwa se ku bashumba mu gihe kiri imbere. Itorero rigiye kugira agaciro, kandi itorero rizagira imbaraga, itorero rizagira umurongo ungenderwaho ukomeye, kandi itorero ry'Imana rirarinzwe, rirashigikiwe, niko Uwiteka avuze. Mana ndagushimiye ku itorero ryawe uzakomeza kuririnda, kandi uzakomeza kurinda umugeni. Abakiranutsi bazakomeza barindwe, kandi bazakomeza bagendane n'Imana. Urakoze Mwami
nkweretse abarwayi batandukanye bafite indwara zitandukanye, wakize kandi utanga ubuzima. Ndagushimiye ko niwe utanga ubuzima, niwe utanga imbaraga, niwe ukiza indwara. Abantu bave mu bwoba, abantu bave mu bwihebe, abantu bave mu gushidikanya, bizere Imana. Ndatatizo ndabinginze bene data, mufate umwanya wo gusenga kandi mufate umwanya wo kwihana ibyaha. Imana izatanga umugisha kandi Imana izatanga imbaraga. Hagiye kumanuka impano zo gukiza indwara, kubera ko ibihe n'ubuvuzi buteye imbere, ariko ngiye guteza n'imbere impano z'ibitangaza kugira ngo indwara zikire ari nyinshi. Ndagushimiye Mwami kutanze ubuzutse. Reka mbabwire, nihamanuka ubuzutse n'ibi byorezo byinshi bizagabanuka, indwara nyinshi zizahunga kubera ko hazaba hamanutse ubuzutse kandi Imana izabiri ikora. Umwuka w'Imana nubona otefatito trapesika domenia. Ndagushimiye kutanze umugisha n'amahirwe, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami, amen. Reka dukomeze mbaganirize, mbabwire ko imbere ari heza, imbere ni heza, kandi hagiye kuzaba imbaraga zikomeye n'abakozi b'Imana n'ubukire bukomeye. Abantu baracatunga, ibihugu biracatunga, ubutunzi buracagenda neza, iterambere riraciyongera, kandi urubyiruko ruzakorera Imana mu buryo bukomeye. Mbonye urubyiruko rukorera Imana mu buryo budasanzwe. Mbonye Imana imanura ububyutse mu rubyiruko. Abantu mubona bari mu rumogi, abantu mubona bari mu itabi, abantu mubona bari mu nzoga, bari mu busambanyi, urubyiruko Imana irambwiye ngo ikoranabuhanga rigiye kuzahindura umurongo mu buryo abasore bagiye kuzakorera Imana mu rwego mpuzamahanga, kandi abasore bazamuka hirya no hino ku isi bakorera Uwiteka, niko Imana ivuze. Mbifurije rero umugisha, mbifurije gutera imbere no kurindwa. Tuzakomeza kuwa gatatu, ariko nagira ngo mbakangure gukunda Imana ni byiza. Mureke ubwoba, mureke kwiheba, mureke gushidikanya. Imbere ni heza, kandi Imana iravuze ngo izakomeza kwihesha icubahiro. Abantu barwaye mutangire kwatura gukira, mutangire kwizera, muhagarare ku gakiza mwahawe, ntimushidikanye, ntimutinye, Imana izabafasha. Mbifurije umugisha w'Imana, kandi mbifurije kurindwa no kuyoborwa n'Umwuka Wera. Amen.